Bakunzi b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi tuyitangiriye mu rugo kwa Egide, ni mu masaha y'igitondo ari kumwe na fiancé we Rosine, ameze nk'uhaba nubwo rwose bataranakora ubukwe. Barishimye rero bari mu buriri rwose ntibarabyuka, maze Egide abwira Rosine ati sheri, ati ni ukuri nifuza ko ibi byishimo rwose twazabihorana, twazahora tumeze dutya. Rosine nawe ati ariko ni ukuri sheri, rwose nkeneye kwitwa umugore wawe imbere y'amategeko, dukeneye gukora ubukwe rwose, ndabirambiwe ibi byo guhora nza hano ariko nanone ntabyemerewe. Egide nawe ati humura rwose ndi kubitegura, kuko nateganyije ko mu cyumweru gitaha nzajya kureba mama wanjye maze tukabivugana neza, maze akanyemerera rwose tukaba twatangira gupanga ubukwe. Rosine ati mupanga se mama wawe rwose niwe ukeneye kubyemeza? Ubu kandi ababivuga rwose arakaye anahindutse. Maze Egide ati humura rwose mama wanjye ni umuntu mwiza kandi azakwakira nk'umukazana we, azakwemera rwose wihangayika. Barabyuka rero maze bakicara muri salo, nyuma y'umwanya muto bumva umuntu akomanze, maze Egide akajya gufungura ahita asanga ari mama uje, aba ari kumwe kandi na Siyera, ni umukobwa baba bavanye mu cyaro. Umukobwa nawe rwose ubona ko atari umunyamujyi, aba yambaye ibikanzu bidasobanutse, yambaye n'ibitambaro ndetse afite n'imyenda ye ayifite mu gikapu cy'igishashi. Barinjira rero maze Egide akishimira mama we, akamubwira ati murakaza neza. Mama we ati yego rwose mwana wanjye urakoze cyane. Ari nako kandi Rosine nawe aba abwira mama wa Egide ati turabishimiye kuba muje. Mama wa Egide ati murakoze cyane. Mama wa Egide rero areba ku ruhande agahita asanga Siyera aracyahagaze ntiyigeze yicara, maze agahita amubwira ati icara rwose maze utuze. Baraganira rero maze nyuma y'iminota mikeya Egide ahita abwira Rosine ati batware ubajyane mu cyumba cy'abashyitsi ubereke aho bagomba gushyira ibintu byabo. Rosine ahita ahaguruka maze akababwira ati tugende. Baba bose bamaze guhaguruka bagiye, maze Egide agahita akurura mama w'abandi bose bareba imbere batareba, agahita amwicaza, bahindukira akababwira ati nimugende nta kibazo nawe araje. Agahita asigara amubwira ati ariko mama, ati nta soni, ati kubera icyo uzanye Siyera mu rugo rwanjye? Ntabwo nakubwiye ko rwose ntakeneye kubana n'uriya mukobwa w'umuturage ngo ni Siyera? Ku rundi ruhande ariko Siyera na Rosine nabo bagera muri cya cyumba, maze Rosine akereka Siyera ati ni hano rero ni icyumba cy'abashyitsi, shyiramo ibintu byawe, maze kandi nugira ikintu uri buze gukenera uze kumbwira, nta kibazo ndaba ndi hafi. Rosine rero ajya gusohoka, maze Siyera akamubwira ati hoya buretse gatoya, ati nakubaza ikibazo kimwe. Rosine ati nta kibazo. Siyera ati none se, ati ubundi wowe uri muntu ki muri uru rugo, ushinzwe iki? Maze Rosine akabwira Siyera ati ahubwo icyo kibazo ni njye nakabaye nkikubaza, wowe uri muntu ki muri uru rugo? Maze Siyera agahita abwira Rosine ati Egide ni umugabo wanjye. Aho bivuga yisetsa yagize isoni, maze Rosine agahita atangara ati ngo nguki? Ati umugabo wawe? Ati uri kurota se kandi izuba riri kuva? Ati kanguka rwose, reka kurota ku manywa. Muri salo rero naho biba ari ibicika. Mama wa Egide aba ari kumubwira ati sinibaza impamvu utari kubisobanukirwa, urabizi ko rwose mwarangije gukora ubukwe na Siyera kuva mukiri batoya. Egide rero nawe itarakara ati ibyo nibyo ntashaka, ati ni wowe na papa n'imiryango ya Siyera mwadukoreye ubukwe tutanabizi. Ati tegereza ko nari mfite imyaka 10. Ati ubwo se koko ibyo bintu urumva hari uruhare nabigizemo? Ati ntabyo nshaka. Mama ati rero nta kindi kintu kimwe ugomba gukora, ni umugore wawe kandi mwakoze ubukwe, ugomba rero kumutunga ukamushyira mu rugo. Egide ati ibyo bintu rwose niyo wabintera mu rushinge ntabwo nshobora kubyumva.
Mu cyumba naho rero Rosine yarebaga uyu mukobwa wambaye rwose ibintu bidashamaje, wambaye inkweto zo muri dushe, akamureba akamuvana ku kirenge akamugeza ku mutwe, ati ariko se ubundi wowe ubwo ibintu uvuga urabizi? Ati Jide rwose ntabwo ashobora no kukureba habe no kukurebera ihumye, kubera yuko Jide ntabwo akunda abakobwa b'abanyacyaro bameze nkawe, akunda abakobwa b'abanyamujyi nkanjye, wowe rero rwose nta kintu mwavugana. Sierra nawe ati nuko se njyewe ntavuga igifaransa n'icyongereza? Ati yego simbivuga, ati ariko natwe ururimi rw'iwacu rwose ni njyewe ntwara imidari yose batangaga. Ati tekereza ko noneho n'umwami yategamo abana be ngo mbigishe ruriya rurimi kavukire kubera ukuntu nduzi. Rosine wiyemeraga rero ati njyewe ndi umukobwa wo mu mujyi, ntabwo rwose ngomba kumenya n'indimi za kavukire. Ati gusa icyo nagira ngo nkubwire ni kimwe, ni uko njyewe rwose na Egide tugiye gukora ubukwe mu minsi mikeya iza kuza. Maze Sierra ati ariko ubanza nta n'amatwi ufite? Ati umujyi rwose ubanza waragukora mu mutwe ku buryo nta n'ubwonko ufite? Ati igihe nakubwiriye ntabwo wigeze wumva. Ati nakubwiye ko njyewe na Egide twamaze gukora ubukwe, ntabwo aribyo duteganya ahubwo twarabirangije. Rosine yahise yongera arahindukira areba uyu mukobwa maze aramubaza ati ibyo uvuga se koko nibyo? Maze Sierra ati urumva se njyewe mfite umwanya wo gukina? Nibyo rwose twarangije gukora ubukwe, none se nkawe nk'umuntu mukuru kandi uzi ubwenge nta nubwo watekereza impamvu mama wa Egide yanzanye hano? Yanzanye kuko yanzanye mu rugo rw'umugabo wanjye, yanzanye rwose kugira ngo tubane. Sierra rero Rosine yarumiwe maze arahagarara abura icyo kuvuga abura icyo gukora, ariko haratekereza ko uyu mukobwa yari ari kumubeshya. Egide rero nawe yakomezaga kubwira mama we ati uriya mukobwa rwose musubizeyo simukeneye hano habe na gatoya. Maze mama we ati nta na hamwe agomba kujya, agomba kuguma hano. Egide ati wabonye uriya mukobwa uzamutse rwose ushashagirana? Ati uriya rwose niba ari abakobwa nkunda ni nawe ngomba kuzashyira mu rugo. Mama we ati ibishashagirana byose rero ntabwo ari zahabu, kandi rwose nta hantu na hamwe Sierra ariko ujye agomba kuguma hano. Urabona ukuntu Sierra yagumye mu cyaro maze abasore bose akabanga kuko yari agutegereje nawe ngo ntabwo umukeneye, nta kintu na kimwe nkeneye kumva, agomba kuguma hano kandi akahaguma nk'umugore wawe. Egide rero ahita ajya mu cyumba cye maze agasanga Rosine yarakaye, ari kujya azenguruka icyumba cyose agenda yikubita y'inshyi kubera ukuntu rwose yumvaga ataye umutwe kubw'ibyo yari amaze kumva. Egide aba agitunguka akamubwira ati mukunzi ndakwinginze mbabarira basi umpe umwanya ngusobanurire, gerageza rwose ubanze utuze maze mbe nagusobanurira. Ati mu by'ukuri ntabwo rwose uriya mukobwa twakoze ubukwe bya nyabyo. Ati ni bya bindi by'imiryango by'ubwumvikane bwayo maze bakamera nk'aho rwose aribo babakoreye ubukwe. Ati tekereza ko nari mfite imyaka 10 gusa, rwose ntabwo nigeze mbigiramo uruhare. Maze Rosine ahita areba Egide ati ngo ngwiki? Ati ufite imyaka 10? Ati ubwo sibyo byakozwe nande? Undi ati tekereza ko ari ubusazi bwakozwe n'ababyeyi bacu. Ati njyewe ni wowe nkunda, ntabwo rwose nakunda uriya mukobwa umeze kuriya w'umunyacyaro, urabizi cyane rwose ko atari n'abakobwa nkunda. Ati ni wowe nahisemo kandi ni wowe ngomba kuzabana nawe. Rosine rero ahita abwira Egide ati none se ubu ko bamukuzaniye noneho urabigenza ute? Urakora iki? Maze Egide ati ndafata umwanzuro byanze bikunze kandi ndamenya icyo gukora. Uriya mukobwa agomba gusubira mu cyaro kubera ko ni wowe tugomba kugumana hano, ni wowe tugomba gukorana ubukwe, ni wowe wenyine nkeneye mu buzima bwanjye, nta wundi rwose. Urabizi ko nta wundi mukobwa wakuruta, ikindi kandi ndagukunda, ibyo byo nizere ko utabishidikanyaho. Rosine ahita avuga ati ndabizi rwose ko nkunda kandi nanjye ndagukunda, ndakwizeye rero ubwo rwose bikurikira mbigushyize mu biganza kandi ndabizi ko bizagenda neza.
mama wa Egide rero nawe agera mu cyumba bari babateguriye agasanga Siyera yababaye rwose, ati uzi uriya mukobwa bampaye ngo nzane muri iki cyumba, uzi ko yambwiye ngo agiye gukora ubukwe na Egide. Mama we ahita amubwira ati yifashe maze abumbura umunwa we arabikubwira. Siyera ati cyane. Mama wa Egide ati arakubeshya rwose, ntabwo byashoboka, yari ari kukubeshya. Maze Siyera ati nyamara njyewe nanjye nabitekerejeho ubanza ari byo. Ati none se, ati ko naje bakanzana mu cyumba cy'abashyitsi aho kunjyana mu cyumba cya Egide, ati ibyo byo ntibyaba ari ikibazo. Mama wa Egide abwira Siyera ati oya humura rwose ibyo nta kibazo kirimo, ati ahubwo ibintu byose tugomba kubitwara buhoro buhoro, ati byose tuzagenda tubigeraho, ati kuva mpari wihangayika rwose byose nzabigukorera. Siyera abwira uyu mumama ati ariko ni ukuri njyewe nanjye sinkiri umwana, ibyo ari byo byose ibintu byose ndabireba, none se wowe ntabwo ureba ukuntu bari kwitwara? Ntabwo bisanzwe, ahubwo mbwira niba hari ikibazo rwose mbimenye, maze menye umwanya wanjye kandi menye n'uko ngomba kwitwara. Mama wa Egide ahita abwira Siyera ati cara rero nkubwize ukuri, ati ibyo wumvise koko nibyo, ati Egide na Rosine ngo ni inshuti barakundana, ngo kandi ngo Egide ngo arashaka rwose kuzakora ubukwe na Rosine, ati ariko ntabwo rwose nzabyemera. Ubwo ariko bari kuvuga ibyo maze Siyera agahita aturika akarira, amaboko akayashyira ku mutwe, ati noneho ndapfuye, ati ubuse koko turabigenza dute? Mama wa Egide akomeza amubwira ati wirira, sinakubwiye se ko mpari, humura rwose ni wowe mugomba kuzabana kandi ntiyansuzugura, naramubyaye ndi mama we. Siyera ati none se, ati impamvu Egide anyanga ni uko njyewe ntazi kuvuga igifaransa, ati ubuse yibagiwe ko ari papa we wamubwiye ko kandi agomba kuzangira umugore we, ati ubuse koko ibintu turi gutekereza bizemera? Mama we ati humura nyizera rwose, kandi humura ntabwo nzareka rwose Rosine akora ubukwe na Egide, nyizera, ati wowe uri umukobwa mwiza kandi uritonda, ni wowe rwose ubereye kuba umukazana wanjye, ni wowe nahisemo, nta wundi rero nakwemerera habe na mba. Ubwo kandi ababivuga ari nako ari gusetsa Siyera, maze akongera agaseka akanibagirwa ko yari ari kurira. Buracya mu gitondo rero maze Siyera akabyuka, yagera muri salo akabona televiziyo n'amaterekomande menshi, maze akananirwa kuyakoresha, arayafata akajya akandagura ariko bikamuyobera. Ubwo Rosine nawe ahita abyuka maze akamubwira ati dore rwose umukobwa utazi gucana na televiziyo akaba yirirwa avuga ngo niwe uzaba umugore wo muri uru rugo, ati wibonye ariko, ati uribona, ati nta kintu na kimwe rwose ushoboye. Atangira kumubwira ibyo ngibyo rero, maze mama wa Egide akaba araje akabwira Rosine ati nta soni, ati jya urekera aho ngaho rwose kwiyemera. Maze Rosine wasuzuguraga cyane kandi ahita abwira mama wa Egide ati wowe ntabwo kandi ari wowe ndi kuvugisha, ndavugisha uwo wundi, ati wowe nimbona umwanya ubwo ndaza kuvugisha, ariko ntabwo ari wowe turi kuvugana. Siyera ahita yumirwa, ati ubwo se uwo ni mama uri kubwira gutyo? Uri kubahuka mama bigeze aho ngaho? Maze Rosine agakomeza abwira mama wa Egide ati wowe rero wiyemeje ngo kuzadutandukanya, ati ntabyo washobora, ntabwo rwose wabigeraho, ati njyewe ni ukuvuga ko ndyamana n'umuhungu wawe buri joro, ati ibyo rero rwose ntiyabirengaho, ati ndamufite neza cyane mu kiganza, ati tuzabana niyo wabimubuza ntabwo yabireka, ntazakumvira, n'ikimenyimenyi ndaje mubwire yirukane uyu mukobwa amusohore muri iyi nzu amujugunye hanze. Mama wa Egide rero ararakara maze agahita abwira Rosine ati uri kurengera noneho, ahubwo ndabona nzamubwira akaba ari we wajugunya hanze. Maze ubwo Rosine rwose wari umukobwa utagira ikinyabupfura habe na mba, ahita asunika uyu mumama, maze Siyera agahita amufata, yari agiye kugwa. Noneho Siyera ahita ananirwa kwihangana, agahita asimbukira Rosine agatangira kumuhondagura, akamukubita mu ntebe maze akamuhondagura ingumi nyinshi cyane.
Muri ayo masaha kandi Egide nawe aba ari ku kazi, aba ari kuganira rero n'inshuti ye banakorana, ayibwira ati ni ukuri njyewe ibintu bimaze kundenga, ati tekereza ko ubu mfite abagore babiri mu nzu, ngomba guhitamo umwe, ati rwose nabuze uko nkemura iki kibazo, ati ubu ndabigenza nte ko mbona ibintu byose biri kugenda bingwa hejuru. Iyi nshuti rero ya Egide iramubwira iti ariko ibi bibazo rwose niwe ugomba kubyikemurira, nta wundi muntu ugomba kubigufashamo, ahubwo shaka umwanzuro rwose ubikemure. Baba bakiri muri ibyo rero telefone ya Egide igahita isona, ayishyira ku matwi maze agahita avuga ati ngo nguki ngo Siyera ngo ari kumukubita, ati noneho se kandi ibyo ni ibiki? Ahita ahaguruka yiruka ati ndaje mu minota itari mike ndaba nkugeze, mu minota mike cyane ndaba nkugezeho. Maze ya nshuti ikamubaza ati habaye iki se kandi? Egide ati rwose iwanjye hari gushya. Ahita ahaguruka yiruka rero ajya gutabara, aba yumva rwose byakomeye. Egide yageze mu rugo rero asanga Rosine aryamye mu ntebe ari kurira rwose ayo kwarika, ati none se byagenze bite? Ati mama wawe n'uriya mukobwa bazanye nibo banteraniyeho barankubita. Ubwo Egide yahise ahamagara mama we, mama we akiza ati ni gute se wowe aho utabanza ngo wumve uko byagenze maze ukaza wumva uruhande rumwe? Mama we ati uyu mukobwa yansunitse niyo mpamvu Siyera yamukubise urushyi. Maze Rosine ati barabeshya barambeshyera rwose sinabikora kandi nawe urabizi. Maze Egide ati ndabizi rwose sheri ndabizi barakubeshyera. Ahindukirana mama we ati nicyo cyabazanye rero kugira ngo munkubitire umugore? Ati ndavuze ngo uyu mukobwa wazanye nagenda afata ibintu byose bye ndabara ziriya puberi ngo ni imyenda, maze ahita amvira mu rugo kandi byihuse. Mama wa Egide ati ubwo niba umwirukanye nanjye turajyana. Egide ati wowe ariko ntabwo nkwirukanye. Mama we ati nyine niwirukana Siyera nanjye uraba unyirukanye. Egide ati nta kibazo, niba nawe rwose wumva iminsi wagombaga kumara hano irangiye mwese nimujyane. Mama wa Egide rero ahita abwira Siyera ati twigendere rwose ndabona ibyo muri runo rugo utabishobora. Bahita bagenda bagafata imyenda yabo maze bagasohoka. Mama wa Egide rero na Siyera bagera imbere y'umuryango w'igipangu, maze Siyera akanga kuvana ikirenge hasi, akabwira mama Egide ati iyi nzu si iy'umugabo wanjye. Maze mama we ati yego rwose. Siyera ati ntabwo rero rwose ndi bugende, nanjye naba mbaye ikigwari ndamutse ngiye ntanarwanye nibura ngo byange. Ati ngomba kurwanirira urukundo rw'umugabo wanjye kandi nkarwanirira n'urugo rwanjye. Ati nibyanga yenda nzataha ariko nanone nibikunda nzaguma hano. Ati ubu ngubu ndamutse ngukurikiye rwose naba nkoze amakosa kuko sinaba nanagerageje. Mama wa Egide rero bari bateze amatwi uyu mukobwa, yaramubwiye ati rwose niba wumva wiyizeye kandi uzi icyo ugomba gukora nta kibazo, sigara maze ugerageze. Njyewe nguhaye umugisha wa kibyeyi kandi Imana izabana nawe, humura rwose bizagenda neza, nkuri inyuma kandi ndagushyigikiye. Siyera yaramubwiye ati urakoze mubyeyi, nicyo nari nkeneye umugisha uvuye kuri wowe, ibindi byose bizikora ndabizi. Rosine rero na Egide nabo bari bari kwishimira muri salo ko rwose bari bakize uyu mukobwa. Rosine ari kumubwira ati rwose yaranyishe, ari nako Egide amukanda. Ati sheri ati ntubibonye se ko mwese rwose mwirukana tugiye gusigara mu rugo rwacu twenyine? Baba bari kuvuga ibyo bagahita babona Siyera aratungutse, maze bose bagahita batangara bati kandi se wowe ugarutse kugira gute? Siyera agahita apfukama hasi maze akabwira Egide ati ndakwinginze rwose mbabarira, nta hantu na hamwe mfite ho kujya, ntabwo rero nakurikira mama wawe kuko n'ubundi mama wanjye yari yaranyirukanye. Abantu bose b'iwacu bazi yuko nakoze ubukwe, bazi ko mfite umugabo. Ubwo rero kuva nanahavuye nsezeye mvuga ko nzanze umugabo wanjye sinabasha gusubirayo, ntabwo rwose natunguka imbere ya mama uzi ko rwose nashyingiwe. None ndakwinginze mbabarira ngume hano, nimushaka mureke mbe umukozi wo mu rugo, amafaranga muzajya mumpemba ntabwo rwose yazabura icyo amfasha, ariko sinsubire mu rugo.
avuga ibyo rero maze Husine agahita yishima, wari wumvise ko rwose n'umukobwa noneho agiye kuba umukozi wo mu rugo, ahita atangira kwisetsa kuko rwose yumvaga noneho abonye ahari bumufatire. Egide rero we ahita arakara maze akabaza Siyera ati warangije kuvuga ibintu byose wagombaga kuvuga? Undi ati yego. Maze Egide ati nsohokera mu nzu gira vuba. Ahita aba agiye guhaguruka ngo maze akubite Siyera, Hozine agahita amufata akaboko akamubwira ati sheri ati tuza, ati ntiyavuze se ko ashaka kuba umukozi wo mu rugo? Nta kibazo umuha akazi aba umukozi maze tuzajya tumuhemba. Hozine waba ari kwishima kuko rwose aba ashaka kuzajya ababaza uyu mukobwa amwegereye, aba yishimye ko noneho agiye kuba rwose amurenzeho anamukoresha. Egide rero abwira Hozine ati niba koko ari byo ushaka ukaba wabitekerejeho neza nta kibazo, ngaho ntagume hano maze ajye akora akazi ko mu rugo. Egide ahita abwira Hozine ati reka rero ubwo ibibazo bikemutse nsubire ku kazi, nari mfite akazi kenshi. Maze Hozine agahita ahaguruka agahobera Egide ari nako areba Siyera kugira ngo amubabaze, maze agahita anamusoma akamubwira ati akazi keza mukunzi mwiza. Egide rero aba ari gusohoka maze agahita aca kuri Siyera agahita amukubita inkokora akamusunika akagwa hasi. Siyera ahita yishima cyane, Hozine ahita yishima cyane maze akavuga ati umukozi rwose, ati wibonye uri umukozi, ati cyakoze ibyo birakubereye kandi rwose numva bivugitse neza kukwita umukozi. Hozine ahita abwira Siyera ati buretse ati ndaje nkwereka icyo nzagukorera, ati nzakubabaza ku buryo wowe wenyine uzasezera ugataha, ati ntiwankubise se? Ati ibyo byose uzabyishyura, ati buretse ndaje rwose ubuzima bwawe mbugire umuriro waka. Siyera ahita amubwira abagipfukamye ati ndakwinginze mbabarira rwose, ntabwo nzagusuzugura kandi nzitwara neza, ibyabaye byibagirwe rwose, ntabwo nzongera kuguhemukira habe na mba. Umunsi wakurikiye Hozine arabyuka maze akandika lisite y'ibintu byose yari akeneye ku isoko, agahamagara Siyera ati ngwino hano ngutume ujya ku isoko nzanira ibintu byose nkeneye, ati kandi ungurire na verni yo gusiga ku nzara. Siyera rero ahita amubaza ati verni se ni ibiki? Ni bya bintu biba biri mu macupa yanditseho koka na za oranje? Maze Hozine ati unyumvira nawe ukuntu uri injiji nta nubwo uzi verni. Ahita amwereka ku nzara ati verni ni izi ngizi, ati ihute rero amafaranga namaze kuyishyura maze unzanire ibintu byose byanditse kuri urwo rupapuro. Siyera ahita amubwira ati nta kibazo rwose byose ndabizana, ati ahubwo se mpa amafaranga ya moto maze nihute. Hozine ati ngo nguki? Ati amafaranga ya moto? Ati genda n'ibirenge. Maze Siyera ati n'ukuntu ari kure se buriya nagerayo? Hozine ati nta soni, urumva ngo urazana ubunebwe, irebe ukuntu ungana wagira ngo rwose uri inzovu, none nta nubwo ukeneye kunanuka, genda n'amaguru urebe ko wanananuka, gabanya ubwo bunebwe bwawe. Siyera rero abura uko abigenza maze agafata inzira akagenda, nubwo rwose yaba ari kure aba yumva kugaruka biri buze kumugora. Siyera rero aragenda akagera aho bari bamutumye, akagura ibyo bamutumye akagaruka, ariko yagera mu nzira akumva ibirenge biri kwaka umuriro kubera ukuntu yari yagenze cyane, maze akicara ku muhanda aruhuka. Hashira umwanya muto rero agahita abona imodoka ya Egide iraje, ahita ahagarara maze akareba Siyera akamuhamagara ati ngwino hano, ati uri gukora iki aha ngaha? Siyera ati madamu wawe yari yantumye, ati mvuye kumugurira ibintu kuri supermarket. Iyo supermarket atanayivuga mu izina, maze Egide ati ko ari kure se? Ati none kubera iki imodoka itakujyanye ngo ikugeze mu rugo ikagusiga hano? Siyera ati rega ntabwo nayiteze, ati nari nagiye n'amaguru. Egide yumiwe ati wavuye mu rugo n'amaguru, uragenda ugera kuri iriya supermarket urongera uyivaho, ubu uragarutse ugeze aha ugenda n'amaguru? Maze Siyera ati yego. Ati kubera iki utateze? Kubera iki?
maze Siyera ati erega madamu yambwiye ko mbyibushye cyane ngomba gutakaza ibinure, ati rero niyo mpamvu nagiye n'amaguru, ntabwo ngezemo amafaranga yo gutega. Egide ahita ababara cyane maze agahita amubwira ati koko se yakohereje nta mafaranga yo gutega aguhaye n'ukuntu hari ahantu ari kure, ati injira mu modoka vuba nkujyane nkugeze mu rugo. Siyera ati noneho madamu mbonye manuka mu modoka yawe yanyica, yanyirenza rwose, yampinduramo umuzimu kandi nkiri muzima, ati mbabarira rwose ugende n'ubundi nanjye ndaza gukomeza ngende n'ibirenge. Egide yahise arakara ati navuze ngo injira mu modoka vuba, ati iyi modoka ni iyanjye kandi n'urugo ni urwanjye, ati wananiwe uri kuvuga ko ibirenge biri kwaka umuriro none ngo ukomeze ugende n'ibirenge, urabona koko nagusiga ku nzira, injira mu modoka agira vuba. Yabimubwiranye rero n'umujinya, maze Siyera ahita yinjira mu modoka aricara. Bageze mu rugo rero basanga Hozine yiryamiye mu ntebe nk'ibisanzwe, maze ahita abyuka atangira kubwira Egide ati karibu sheri, ati karibu rwose urakaza neza urisanga. Maze Egide wari warakaye ahita amubwira ati ese koko nibyo waba wohereje Siyera kukugurira ibintu kuri supermarket utamuhaye amafaranga y'itike? Undi nawe ati yego rwose, ati ubuse wowe ntabwo ubibona ko afite ibinure byinshi akeneye kubigabanya? Maze Egide ahita abwira Hozine ati ariko ntukarushye umuntu, jya wibuka ko nawe ari umuntu kandi rwose kuba ari umukozi wawe ariko ntabwo ari umucakara wawe, ntabwo rwose ukwiye kumukorera ibyo bintu. Ati rwose sinshaka kuvugana nabi nawe ariko biba ubwa mbere n'ubwa nyuma ukoze ibi bintu by'ubunyamaswa bitari rwose iby'ubumuntu, ntuzongere kumuvunisha bigeze aha ngaha, njyewe simbikunda, sinkunda rwose gufata umuntu nk'aho atari ikiremwa muntu. Hozine yahise yegera Egide ati none se urashaka kuvuga ko rwose ukeneye kundutisha uyu mukobwa? Ati ubwo uri kunsebya imbere ye, ushatse kuvuga ko ibyo nakoze ari amafuti? Egide ati ibyo navuze wabyumvise, ibyabaye uyu munsi sinzongere kubibona ukundi. Siyera rero yahise afata akantu yari yaguriyemo ibyo bamutumye maze ahereza Hozine ati akira rwose ibintu byawe nabizanye, anaseka. Hozine ahita abifatana umujinya maze ahita yigendera. Siyera yasigaye aseka ati rwose ndabona Hozine agiye kunyorohereza akazi, ati nakomeze abimfashemo ahubwo azumirwa ibyo nzamukorera. Umunsi wakurikiye rero Egide yari yatumiye wa mushuti we bakorana kugira ngo baze gusangira. Bari ku meza rero ibyo kurya byari byaryoshye rwose, maze uyu mushuti wa Egide aba aramubwiye ati mbega ibyo kurya biryoshye, ati harya ngo wemeye kuzabana na Hozine kubera yuko mufite ibyo muhuje, mufite n'ibyo mwumva kimwe? Ati ndakurahiye rwose Siyera ateka neza cyane, ati urumva ibi byo kurya bye yatetse, ati atumva ati birarenze. Hozine rero wari uri aho umujinya wari umwishe maze ahita afata jus ahita ayimena kuri uyu mushuti wa Egide. Uyu mushuti wa Egide yahise amureba ati koko se umennyeho jus? Maze Hozine ati ugize imana uyu munsi ni jus, ahubwo ubutaha uzacunge neza kuko noneho ubwo bizaba ari aside. Ati nta soni, ati niba se ukunda Siyera wazamushatse, harya wowe ubundi hari umugore ufite, ntukiri celibatere, wazamwishakiye. Ugahita basiga ku meza agahita yigendera, maze Egide agasigara rwose asaba imbabazi uyu mushuti we baba basebeje, ati urandebera ibintu rwose bagukoreye? Maze mushuti we ati kandi babikoreye mu maso yawe, ati rwose nari ntangiye kwiryohererwa, ati kuko gusa nshimye watetse ko yabikoze neza, niyo mpamvu uyu mugore wawe ankoreye ibi bintu, ati reka nitahire gusa rwose murambihirije. Egide rero aramubwira ati mbabarira rwose ndakwinginze, agahita anahamagara ariko Siyera kugira ngo azane ikintu uyu musore yihanagure. Siyera rero aza rwose yabwubashye cyane yaciye bugufi, maze uyu musore agahita amubwira ati rata wowe urakoze, agahita atangira no kumusekera, maze arihanagura rero agahita yisohokera agataha ariko ababaye ibintu baba bamukoreye.
Egide rero biramubabaza maze akagenda akicara muri salo agafata igicupa cy'inzoga agatangira kunywa, agatangira rwose kumera nk'uwasinze. Siyera rero araza agasanga ari kwiyahuza inzoga, akamubaza ati none se rwose urumva kunywa inzoga nyinshi biri bukemure iki? Undi ati urabona ngo Rosine rwose arasuzugura inshuti yanjye, ati buriya se byari bimunaniye kumubwira neza ati ibyo bintu yenda simbyishimiye, cyangwa nanjye akambwira ati bari kunsebya, ariko ntahite amukorera ibintu yamukoreye. Siyera ati rwose birumvikana birababaje, ariko nanone kunywa inzoga si igisubizo. Ahita amwambura iryo cupa akamubwira ati hoya rwose wikomeza kwiyahura inzoga kuko nta kintu byahinduraho, ahubwo genda rwose ukarabe maze wigire mu buriri uruhuke, ibyo byose birashira. Egide rero ajya mu cyumba maze Rosine akimubona ati ni kuriya rero wirirwa ubwira uriya musore w'inshuti yawe ko uriya mukobwa wo mu cyaro andusha ibintu byose ari we mwiza kuri njyewe? Maze Egide ati icyo kibazo se uri kukibaza koko? Igisubizo wakabaye ugifite. Rosine rero atangiye gusakuza, Egide ahita amubwira ati ceceka, ndavuze ngo ceceka kandi ufunge uwo munwa wawe, ati rwose umaze kurengera, ati biri kugenda biba bibi kurusha, ati gerageza umenye kwikontorora, wishyire ku murongo, umenye ibyo ugomba kuvuga n'ibyo ugomba gukora, ati naho ubundi rwose uri kurengera kandi sindi kubikunda. Yabivugaga kandi amutunga urutoki cyane afite umujinya. Rosine rero areba ukuntu Egide noneho yamurakariye, maze ubwoba bukamwica agaceceka. Egide ahita yisohokera ati itekerezeho kuko rwose ni ngombwa. Uwo munsi rero kubera ukuntu Egide aba yababaye cyane, Siyera amusanga muri salo maze agatangira kumuririmbira amusetsa, akanamubyinira ibintu bishekeje, maze Egide akishima agaseka cyane kubera imbyino uyu mukobwa aba ari kubyina. Maze Egide akamubwira ati uzi ko wagira ngo ukina komedi neza neza, ati cyakoze urancekeje, utumye stress zose z'umunsi zishira. Siyera rero ahita yicara maze mu mutima we akajya atekereza ati Rosine rwose ari hehe ngo arebe, ati ubuse ari njye nawe ninde kano kanya uri kwishimana na Egide? Ati naramubwiye ko nzamwereka buhoro buhoro ariko ntabwo yumva, arabona ko rwose atari njye ndi mu byishimo agereranyije. Mu gitondo rero Siyera arabyuka ari gukora amasuku nk'ibisanzwe, ari kuririmba za ndirimbo ze, ari nako ari kubyina ibintu rwose biba bisekeje. Maze Egide akinjira agasanga uyu mukobwa ari kubyina, maze akamwitegereza, yarangiza agahita amubwira ati nanjye ndi hano. Siyera rero ahita abwira Egide ati ntabwo nari mbizi ko uhari. Egide nawe ati uzi ko unyibukije kera ukuntu twajyaga twishima, za ndirimbo twajyaga tubyina tukiri abana, n'ukuntu twabaga dutonze umurongo tugenda tuvuza n'ingoma tugenda tubyina, ati ndabyibutse rwose. Maze Siyera ati si ibyo bintu wari ukibyibuka? Undi ati yego, ati ahubwo ukomeza undirimbire rwose nkomeze mbyiyibutse kuko numva bishimishije. Siyera ati ahubwo ngwino nawe dufatanye tubyine ndakwigisha nta kibazo. Ubwo batangiye gufatanya rero ariko baririmba banabyina, maze Rosine baraje akibabona ahita ababara cyane, ahita ababwira ati muri mu biki? Ndabona rwose noneho mwarengereye. Baramukebutse rero bamureba, maze Rosine ahita akubita urushyi rwiza Egide ati nta soni, ati urantengushye rwose, urabona ukuntu wahuje urugwiro n'uyu mukobwa wo mu cyaro. Egide ahita yigendera nta kintu avuze, maze Rosine agahita ahindukira na Siyera yajya kumukubita urushyi, Siyera agahita arufata anarakaye cyane, ariko agahita yigarura agahita amurekura anaseka ati rwose mabuja mbabarira, ati ntabwo nashakaga kubikora, ati gusa sinzanabyongera, ati ni uko gusa wari ukubise bosi wanjye, ati naho ubundi ntabwo rwose nzongera, mbabarira. Ubwo Rosine abura icyo akora, maze agahita agenda akajya muri salo akicara rero ari ku meza. Umugabo we ahita aza akamucaho nta kintu na kimwe amubwiye, adafashe ibya mu gitondo kandi aba yamuteguriye, agahita yigendera. Noneho Rosine asigara yumiwe, akabona ko rwose ishyamba atari ryeru, ibintu bitangiye kumubihana. Egide agera ku kazi agatangira kuganira n'inshuti ye, ati ni ukuri ndumva nshonje, ati rwose inzara iranyishe, ati ndumva ubwonko butari gukora neza. Inshuti ye ati kubera iki se? Ati mu rugo rwose ntabwo bimeze neza, nahavuye rero nta kintu mfashe. Inshuti ye ati hamagara rero
Rosine maze akohereze ibyo kurya wagiye utariye. Undi ati ntabwo rwose nabikora, ati ukuntu asigaye yitwara nabi, ati asigaye rwose afite imyitwarire iri kuntesha umutwe muri iyi minsi. Iyi nshuti ya Egide ihita imubwira iti ariko wabona n'ubundi utangiye rwose kumva ibyo najyaga nkubwira, ubu se ntushobora kuba ugiye gutangira gukunda Sierra. Egide ati ibyo ntabyo mvuze, ati uretse kuba adufasha imirimo yo mu rugo ariko rwose nta kindi mvuze. Iyi nshuti ihita imubwira ati ariko nibura urumva ko we hari ibintu byinshi ashoboye, hari byinshi rwose abashije, ati ikindi kandi niba ari uko utekereza ko atize, nta muntu rwose ugira mu myaka yo kwiga n'ubu wamwishyurira akiga kandi agasobanukirwa akaba ku rwego ushaka, kubera kuvuga ko rwose ubona ko atari ku rwego rwawe, ubishatse warumushyiraho. Egide ahita atangira kubaza uyu musore ati ariko ubundi bakwishyuye angahe, nangahe bakwishyuye kugira ngo ube uri kuvugira Sierra bingana gutyo. Uyu musore nawe ati ntayo banyishyuye rwose, ahubwo nyine kukubwiza ukuri kandi ndi kukubwira ibintu bigufitiye umumaro, wakabaye nawe rero ubitekerezaho hakiri kare. Baba bakiri muri ibyo, sekreteri wa Egide akaba arinjiye ati ibi bintu nari mbizanye, ati ni ibyo kurya bya mu gitondo, ni Sierra wabizanye, yavuze ko ari ibyo kurya bya mu gitondo byawe, ahubwo yabizanye muri mu nama, nanga rwose kukuderanja, niyo mpamvu nabaye mbifashe, ubu mukaba muje nkabikuzanira. Aba rero bahita barebana, ubwo ni Egide na wa mushuti we, bahita barebana maze bagaseka, agahita abyakira kandi bagahita bajya no kubisangira. Gusa aba yishimye rwose ukuntu Sierra aba yamutekereje maze akanabimuzanira, kandi koko rwose inzara ibimumereye nabi. Ku mugoroba rero Egide yaratashye, agikomanga afungurirwa na Sierra. Sierra yahise apfukama hasi maze amufata ukuboko aramubwira ati mbabarire kuba rwose natumye madame wawe arakara, ntabwo nari nabigambiriye rwose, ndakwinginze mbabarire. Ati yego ndi umukobwa wo mu cyaro ndabizi, ariko nanone mubona rwose nk'isi yanjye, mbona uri byose kuri njyewe, ibyiza byanjye byose biba kuri wowe, ndakwinginze rero rwose umbabarire. Ubwo kandi Egide yahise amufata amaboko aramuhagurutsa aramubwira ati oya nta kibazo, ati ahubwo ukomeje kuntangaza, ati kubera uri umwana mwiza kandi wihanganira ibintu byose biba hano, ati ugamije iki? Sierra rero yahise rwose yirinda ko bakomeza icyo kiganiro, maze ahita abwira Egide ati ibyo kurya byabonetse biri ku meza, genda ujye muri dushe maze ujye gufata iby'umugoroba kuko birateguye ku meza. Kandi Sierra yahise yigendera, ntiyashaka ko bakomeza kuvugana. Umunsi wakurikiye rero Rosine na Egide baba bicaye muri salo, maze Sierra akaza agatangira gukora amasuku, arahanagura agahanagura ahantu hose, ariko Egide akajya amureba akamunakaho akajisho ariko agaceceka ntagire icyo avuga. Sierra rero amara gutunganya aho maze akajya gutunganya mu cyumba cya Egide na Rosine, agerayo rero akahatunganya maze Egide akamusangayo akamubwira ati ariko se kubera iki ukora ariko nturuhuke? Sierra ati erega ngende umunyambaraga, n'abantu b'iwacu mu cyaro barabizi, banyitaga rwose umukobwa ufite imbaraga kandi umukobwa utangaje. Ati rero njye nta kibazo nakora rwose, niyo yaba ari iminsi ibiri ntararuhuka byashoboka. Egide ati hoya si ibyo rwose nshaka muri uru rugo ujye ukora maze unaruhuke. Sierra ati noneho reka ntunganye neza ibya hano, nimbirangiza ndahita njya kuruhuka nta kibazo. Bahita baseka rero Egide na Sierra, maze Rosine akaba arinjiye agahita abwira Sierra ati wibereye hano muri kwisekera, ati ndashaka kugutuma rero kuri ya supermarket n'ubundi, ati gira vuba ugende hari ibintu bari bukumpere, ati baragutegereje narangije n'ubundi kubyishyura, ihute ujye kubinzanira. Egide rero ahita abwira Rosine ati none se kutamuhaye amafaranga yo gutega? Rosine ati amafaranga yahe se? Ati ntafite amaguru se nayakoreshe, afite imbaraga nagende, ahubwo niyihute, nubwo hari rwose ntabwo nayamuha, nanyaruka ahubwo kandi akoresha amaguru ye.
Rosine rero ahita abaza Egide ati none se sheri ati warangije se akazi kose ati byose wabishoje? Egide ati yego nabirangije ati ariko nanone hari umuntu dufitanye gahunda ngiye kugenda iminota mikeya ndahita ngaruka. Undi ati nta kibazo. Egide rero ahita asohoka agahita asanga Siyera aracyari hafi aho ngaho agenda, arahagarara agahita amubwira ati jya mu modoka vuba tugende ngiye kuguherekeza nkujyane aho wari ugiye. Siyera ati noneho ushaka kunkorera ishyano? Ati urumva koko batanyica? Ati abiramutse amenye ko nagiye mu modoka yawe? Undi ati injira agira vuba ahubwo nkutware. Siyera ahita yinjira ati ariko rwose ibyo bari bunkorere sindi bubikire. Ubwo rero Egide ahita atwara Siyera hahandi baba bamutumye, maze wa muntu baba bamutumyeho hashira umwanya muto agahita ahamagara Rosine ati umukobwa wawe yangezeho. Maze Rosine ati gute se yaba yakugezeho? Ati nimbura haburaga nk'isaha n'igice ngo akugereho. Ati yaba yagurutse se? Undi ati hoya, ati ahubwo ati Egide niwe wamuzanye mu modoka yanongeye kandi aramugarura. Noneho Rosine ahita ashaka kwiyahura ati ntabwo bishoboka, ati uwo mugabo wanjye yambeshye ngo agiye kureba umuntu none yaragiye kwitwarira Siyera. Ati noneho ndabona ibintu rwose bitangiye kunkomerana kurusha uko nabitekerezaga. Iyi nshuti ye rero aba yatumyeho Siyera ihita imubwira iti nyamara narabikubwiye, ati rwose ibintu bitangiye guhindura isura, urabona ko umugabo wawe asigaye amarana umwanya munini na Siyera, nyamara ntudakemura iki kibazo biraza rwose kugushyira mu mazi abira, ni akazi kawe. Rosine rero ahita ababara rwose agasigara aho noneho ibintu byose yabuze icyo gukora n'icyo kureka. Siyera na Egide rero bo bari bimereye neza rwose, bari kugenda biririmbira baganira baseka banezerewe. Ubwo Rosine yahise abategerereza muri salo, maze bakinjira ahita ahaguruka atangira gusomera Siyera ati nta soni, ati ni gute winjiye mu modoka y'umugabo wanjye ukabasha kwicarana nawe? Ahita ahindukirana kandi na Egide ati wowe ni gute wambeshye? Ati kugira ngo utware uyu mukobwa? Egide ati nagombaga kukubeshya kuko rwose ntabwo ukunda kumva ukuri. Ati urabona ngo uramufata ukamwohereza ahantu kure kuriya nanone ukamwima amafaranga? Atari wowe se wajyayo ukagenda n'amaguru? Maze Rosine ati ngewe njya kugira gute se? Ngewe wagira ngo nafukiye kuvunika se? Oya rwose aho waba wibeshye. Maze Egide ati noneho Siyera niwe wavukiye kuvunika niko uvuze? Rosine ahita avuga ati ahubwo ndavuze ngo mpumbye mpumbure nsanga uyu mukobwa yansohokeye mu nzu kandi kano kanya nta mwanya rwose wo guta mfite. Egide ahita amubwira ati hoya rwose aho naho uribeshye, nta hantu na hamwe agomba kujya, ntabwo azasohoka muri iyi nzu, ahubwo wowe iga rwose ukuntu ugomba kumwitwaraho neza kuko ibyo uri gukora byo ntabwo rwose biri kunyura habe na gatoya. Siyera rero aragenda akicara muri salo, maze rwose akababara agahaguruka akagenda akajya mu cyumba cye akicara akigunga akibaza ukuntu rwose noneho amaze kuba impamvu yo gutongana kw'aba bombi. Egide rero nawe aragenda maze akajya ahantu baguriraga imyenda, maze akagurira uyu mukobwa imyenda myiza y'ibitangaza kandi y'abasirimu rwose itari nka yindi yo mu cyaro. Arayimuzanira rero akinjira mu cyumba, uyu mukobwa agahita amubwira ati nari ngiye rwose kuza kugushaka kugira ngo ngusabe imbabazi kubera ko nabaye impamvu yo gushwana kwawe na fiyanse wawe. Uyu mugabo ahita amuhereza akantu aba azanye karimo iyi myenda gafunze neza, akamubwira ati iyi myenda niyo nakuguriye, gerageza rero uyigere maze uze kunyereka muri salo ndebe uko bimeze. Uyu mukobwa atangira kurambura umwe umwe, iba ari imyenda rwose y'ibitangaza, maze akumirwa ati ubuse ni njyewe ngiye kwambara iyi myenda cyangwa ndi kurota? Yigera ikanzu ya mbere maze akajya kwereka Egide. Egide aramureba akananirwa kumukuraho amaso, ahera ku kirenge akageza ku mutwe amureba, aba yaberewe rwose yambaye agakanzu kagufi ubona kamubereye cyane. Aramureba akamubwira ati maze ujye uhora wambaye iyi myenda, ntuzongere kwambara bya bigutiya byawe bigera ku birenge kuko iyi myenda rwose irakubereye. Siyera rero ahita amubwira ati yego rwose nzajya mpora nyambaye, maze akaguma rero akambara ya myenda.
Rosine araza yahamagara Sierra akabona aje yambaye ikanzu ngufi nziza imubereye, agahita amubwira ati kandi se uyu ni wowe? Ati iyi myenda rero wayikuye hehe? Sierra ati ni boss wayinguriye ambwira ko nzajya mpora nyambaye. Maze Rosine ati hoya ntabwo rwose Egide yakugurira iyi myenda ngo akubwire ngo ujye uyambara, uramubeshyera. Rosine rero ahita ahamagara Egide ati koko se nibyo? Ati ni wowe waguriye iyi myenda uyu mukobwa? Undi ati yego rwose ni njyewe nayiguze. Ubwo Rosine areba Sierra ati uzi yuko uyu mukobwa ari kundusha ubwiza? Ati mbega ukuntu aberewe. Ati ndabona rwose noneho andenzeho. Ati reka mbe mukosora ariko kuko ntabwo yakomeza kuyambara. Ahita afata ya myenda yose maze akayijyana hanze akayitwika yose igahinduka ivu. Sierra rero aza kureba agasanga ya myenda ye yahiye maze akababara akongera agasubira muri ya yindi yambaraga. Egide rero nawe aragenda akagera ku kazi maze akabwira ya nshuti ye ati icyakwereka, ati numiwe, atuze ukuntu burya Sierra ari mwiza cyane. Ati namuguriye imyenda atarayambara, ati nabonye nta hantu na hamwe ahuriye nabo bakobwa b'abanyamujyi tujya tubona atabarenzeho. Ati ni mwiza ku buryo utabyumva. Ati mbega umukobwa mwiza. Ati nakubeshye numiwe burya rwose imbere ya biriya bijipo haba hihishemo abakobwa beza cyane. Iyi nshuti ya Egide yahise atangira kumuseka iti ntakubwira, ati umuntu uwo ari we wese wamuhindura uko ushaka, umuntu uwo ari we wese yasirimuka, ati biroroshye cyane, ati buriya rwose ni uko wamurebaga kuko yabaga yambaye ibintu byo mu cyaro, atari ku bundi ushatse wamuhindura uko ushaka kandi bigakunda. Ati ahubwo ndumva nshaka kumubona nkareba ukuntu ameze. Maze Egide ati ndakwinginze ku mugoroba tuze gutahana maze wirebere ukuntu uyu mukobwa ari mwiza cyane. Uyu mushuti we ati nanjye rwose ndumva binteye amatsiko. Egide rero ku mugoroba harageze we n'inshuti ye baragenda bajya kwa Egide. Bagezeyo basanga Sierra yambaye cya gikanzu n'ubundi kigera ku birenge. Ati Egide ati none se ko wambaye urwo rukanzu kandi? Sierra ati ya myenda yanjye rwose nayibuze mabuja yayitwitse. Maze Rosine ati nayitwitse rwose, urabona ngo umugurire iriya myenda ihenze kuriya myiza kuriya? Ati buriya se washakaga kunyereka iki? Ati byose nabitwitse nta na kimwe gisigaye. Rosine akomeza abwira Egide ati ku bundi uyu mukobwa usigaye mubonamo iki ko nsigaye mbona bidasanzwe? Sierra rero abona batangiye gutongana cyane maze agahita apfukama hasi agafata ukuboko kwa Egide ati rwose boss mbabarira mwitongana rwose mubabarire, ati kubera yuko ibi nambaye nta kibintwaye nzakomeza mbyambare rwose mwishwana. Maze Egide agahita ahindukira agafata ukuboko kwa Sierra atumva ati wowe guhera uyu munsi ntuzongere kuvuga ngo uri umukozi, ntabwo uri umukozi w'ahangaha ahubwo uri umugore wawe, ahangaha uri mu rugo rwawe, uri mu nzu yawe. Noneho Rosine ahita areba agakanura amaso akenda kumuvamo. Ya nshuti ya Egide nayo ihita itangira guseka kuko rwose atabona noneho ibintu biri kugenda biryoha kurushaho. Egide rero ahita yigira mu cyumba maze Sierra akamukurikirana amubaza ati ibintu nkoreye ni ibiki? Ati urabona ngo uransebya, atari ubundi uyu mukobwa ni muntu ki kuri wowe? Ati mbwira gira vuba rwose ndashaka kubyumva. Maze Egide ati oya rwose ndumva atari ngombwa ko mbikubwira kuko ndabizi ko udashaka kubyumva. Undi ati bimbwire ndabyumva. Maze Egide ati uriya rero ubona nk'uko rwose nabivuze ndi muri salo ni umugore wanjye kandi twakoze ubukwe, sinumva rero ikindi kintu ukeneye kumva. Rosine ahita arakara maze agatangira kuvuga ati koko se ibi bintu wabinkora? Uriya mukobwa w'umunyacyaro se wamunsumbisha? Ati ntabwo mbyumva, ati n'ubu bwiza bwose mfite, ati wakwifata koko ukansimbuza uriya mukobwa w'umunyacyaro? Rosine yahita akomeza abaza Egide ati none se njyewe ndi iki kuri wowe, ndinde kuri wowe? Egide ati nabyo uracyakeneye kubyumva? Undi ati yego. Ati wowe uri ikosa rikomeye nakoze mu buzima rwose, ni icyo uri cyo nako gaciro ufite, uri ikosa mu buzima bwanjye.
maze Rosine noneho ahita yenda kuvamo umwuka akenda rwose kugwa muri koma kubera ko noneho aba yumvise amagambo atatekereza ko yabwirwa habe na gatoya. Rosine abaza Egide ati ubu si imyaka yose nari maze muri iyi nzu nakoraga iki? Maze Egide ati ahubwo nanjye ndabyibaza, ubundi wakoraga iki muri uru rugo? Wari uhamaze iki? Ati ahubwo ibyiza wakabaye rwose ufata ibyawe ukisohokera kuko n'ubundi nta mumaro rwose ufite hano, ntabwo ntigukeneye habe na mba. Uyu mukobwa ahita atangira kurira cyane ariko nanone akabura icyo akora, akabiburira igisubizo rwose, maze agafata varize ye agapangamo ibye byose akasohoka agera muri salo agasanga Egide aricaye, akamunyuraho amureba ngo yumve ko nibura amubwira ati garuka nta kibazo dukomeze tubane. Egide aramureba maze rwose ntagire ijambo na rimwe amubwira. Uyu mukobwa rero akomeza gukurura varize ye agafungura urugi agasohoka akagera hanze, nta kintu na kimwe Egide amubwiye, aba yamwihoreye bigaragara ko rwose aba yaramuhaze kandi aba yaramurambiwe, ntabwo aba agikeneye kumugarura muri runo rugo. Siyera rero ahita aza agasanga Egide muri salo akamubaza ati ko rwose madamu wawe agiye ukaba utamugaruye kandi ari umugore wawe mwabanaga ibihe byose, ni ukubera iki? Maze Egide agahita abwira Siyera ati buriya rero kubana no gukundana ni ibintu bibiri bitandukanye, ubwo rero nta rukundo rwose rwari ruri hagati yanjye nawe. Siyera ati none se ubu rwose ibi bintu byose ni amakosa yanjye kubera ko ni njyewe nabagiye hagati, none dore ntumye rwose mushwana. Maze Egide ati hoya wivuga ibyo bintu, nta ruhare ubifitemo habe na mba, ahubwo ni byiza ko mba mbibonye kare kuko n'ubundi iriya myitwarire yari kuzaza kandi dusigaye tubana. Ati rero kuba biba bibaye ubu ngubu ni iby'ingenzi kuko mba ngifite umwanya wo guhitamo. Siyera rero ahita amubwira ati sawa reka nigire mu kazi kanjye nk'ibisanzwe. Mu gitondo cyakurikiye rero Egide arazinduka maze akajya mu cyumba cya Siyera agakomanga. Siyera ati injira, akinjira maze akabwira Siyera ati none se twavugana? Siyera ati cyane. Ahita agenda rero akajya gupfukama hasi kugira ngo amusabe imbabazi, maze Siyera agahita amutangira atarapfukama ati hoya uri umwami wanjye, ntabwo rwose ukwiye kumfukamira, icara umbwire wicaye. Maze Egide ati urabizi rwose narakwimukiye, naragusebeje, nagukoreye ibintu byose bibi, nari nje rero kugusaba imbabazi kubw'imyitwarire itari myiza nagize kuri wowe, rwose ntabwo nakubaniye, narakubabaje, natumye rwose ugira ibihe bibi, none rero ndakwinginze mbabarira. Ubwo kandi ababivuga afashe mu biganza byombi bya Siyera. Egide akomeza abwira Siyera ati rwose nagufashe nk'umuntu w'umunyantege nke, ati kandi nyamara uri umunyembaraga, ati rwose kuba uri umugore wanjye narabifashe mbipfusha ubusa, ariko noneho ndakwinginze ngaho ngarukira nk'umugore wanjye tubane rwose nk'uko twari tubanye kera tukiri abana ubwo witwaga umugore wanjye. Ati ndashaka ko dukora ubukwe rero bwa nyabwo, noneho ukaba umugore wanjye kandi ku mugaragaro. Ati kubera ko noneho ndagukunda bya nyabyo, atari bya bindi ababyeyi bacu bakoze bakaduhuza. Ubu narakwikundiye kandi noneho nguhisemo nk'umugore wanjye w'ubuzima bwose, ari njye mbyikoreye, ari njye nkwihitiyemo. Ubwo Siyera yumvaga aya magambo yose maze akishima, yari ari guseka ati koko se, ati ibyo bintu ni wowe uri kubivuga, uri kubimbwira, ni njyewe ndi kumva aya magambo cyangwa ndi kurota ahari yenda ndi buze gukanguka? Egide ati oya ibyo ndi kukubwira nibyo, nabonye ko rwose uri umugore w'umutima, uri umugore mwiza, uzi ibyiza byose bikwiriye umugabo. Ubwo rero ntabwo numva ukuntu nahitamo undi utari wowe, ahubwo nari nararangaye, nari indangare rwose, nabyo kandi ubimbabarire.
Sierra yakomeje abwira Egide ati ubuse njyewe umukobwa wo mu cyaro utarize utavuga igifaransa n'icyongereza wambara rwose ibintu biciriritse ni njyewe ngiye kuba umugore wawe. Egide ati cyane rwose, ati ibyo kubimenya ntibigoye, ngiye rwose kugushakira amashuri maze wige izo ndimi zose. Maze Sierra ati njyewe se nzavuga n'igifaransa? Undi ati cyane, ahubwo uzarenzaho n'icyongereza, ati kandi ni vuba cyane ntabwo ari ibintu bitinda. Egide ahita abwira Sierra ati ahubwo ndashaka ko dutegura ukuntu twazajya mu cyaro maze tukajya kubwira ababyeyi ko dushaka gukora ubukwe noneho ku mugaragaro. Maze Sierra ati njyewe se, ati mana nyagasani, ati ndumva nezerewe ntabwo wabyumva. Abombi bahita bahoberana maze bakamarana umwanya munini. Muri ako kanya rero Sierra aba ari gutekereza mu mutima we ati ukozwe n'isoni rwose Rosine, ati narabikubwiye ko yari umugabo wanjye none dore ndamutsindiye. Ati urakoze mana kuba rwose unkuye mu kimwaro, ati ibintu byose urabikoze kandi ubikoze neza nk'uko nabigusabye, ati ndishimye, ati rwose urakoze ndagushimye. Aba bombi rero rwose baba bishimye kandi banezerewe, urukundo ruba ari rwose. Sierra ahita abwira Egide ati n'ubundi kuva kera kose nta wundi musore n'umwe nigeze menyana nawe kuko numvaga ari wowe wanjye kandi tuzabana ubuziraherezo. Ubwo rero rwose ibyifuzo byanjye byose birasubijwe, umunezero wanjye ndawubonye. Maze Egide agahita amubwira ati ndagukunda cyane noneho bimvuye ku mutima, nta muntu n'umwe ubintegetse. Iyi nkuru yacu rero y'urukundo naha tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo duca kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment kuko rwose ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.